u Rwanda na Kash, u Rwanda n'abimukira ni iki byari biri mu Bwongereza. Rero naho ndabona no muri Denmark naho bihinduye imirishyo, ndabona naho ntazanduru zo mu Bwongereza. Mu Bwongereza mwibuke ko ibintu biri mu rubanza bigendanye n'izi mpunzi, ariko u Rwanda rurangana ruto. U Rwanda ni uzi ko wagira ngo u Rwanda ni isi cyangwa ni ikindi gihugu cyabonetse ku wundi mugabane. Abanyarwanda bari kubakangurira kubyara ngo abo bashoboye kurera, ariko uzarebe aretse ko ubu ngubu byo kuringaniza urubyaro byarashobotse. Ubundi abantu kubera gutinya inzara, imibereho mibi, kubura aho bubaka n'ibiki byose, kwirwa abantu bahungetwa, ninde muntu kibyara? Ariko se niba bivuze ngo wavuze ngo hari igihe igihugu kizaba gituwemo ngo n'abanyamahanga harya, ariko ntago ibintu bikwiye. Dukwiriye guharane kubaha igihugu. Reka n'urugero, sibyo? Abazungu ari ukuntu badusuzugura, ariko ibazaho none bavuga bati kugira ngo abantu bo kujya bazi iwacu, nitubashyira bazajya bagira ubwo. Bishatse kuvuga ko ari ukuntu babona igihugu cyacu, gufata igihugu nk'igikangisho nawe ukabyemera. Ni hahandi bavuga ngo dore kiriya ni igisimba, nutinyuka kujya hano kizakiguteza, kizakurya. Nawe warangiza bakirirwa bavuga ngo dore abanyarwanda mwizerwa, dore imbera kuri zanga igihugu uzagira gute. Ariko niho ngiye mbifata nko gusuzuguza igihugu. Ntabwo ibintu ari byo, sibyo? Ntabwo ibintu ari byo. Ibije byose ni mu Rwanda. Ngaye nyingo dore none ngo bigiye kugira ngo mu bana ngo abana ngo b'imyaka 5 ngo 10 ngo dupfukamunwa ngo nkaho bazanye ibyagombye gufasha abantu bari kwicwa n'inzara n'ibiki byose muzane musuke mu Rwanda n'ibiki. Kose mujye mumbwira uru Rwanda bite byago mwabayobozi mwe. Murangiza ngo dore musebye u Rwanda n'ibiki. Mwashatse uburyo icyari gikwiye kurushaho kujya muri Denmark mwirirwa mukusanye mu nze mugira n'ibiki. Ibi biraturwa kuki? Si inyungu. Mwarebye niba ko mwarebye inyungu z'abanyarwanda muri rusange. Hari abanyarwanda benshi bahunze igihugu, benshi bahunze kera na nubu bagihunga. Mugende kuki mutajyana mubwira ibyo bihugu turebe uburyo ahubwo Banyarwanda rero banyarwandakazi muri rwa rwego rwo kugira rwo gusayidirana cyangwa se gufasha abanyarwanda bose babifuza yuko twabafasha kandi twanabateza imbere mu byo bakora cyangwa se kumenyekanisha ibyo bakora. Nababwiye nti everyone is invited. Buri wese aratumiwe cyangwa se buri wese ubishaka ko twamufasha. Yewe n'uwavuga ati dufashe ku musada wawe n'ubuntu. Dufashe ku musada wawe w'ubuntu kugira ngo natwe turaho twagera rwose. Tureye ko ibintu byajya mbere byacu bitewe n'icyo turi gukora. Twaba tukuzi twaba tutakuzi. Rwose ntabwo twabura kumenyekanisha ikintu uri gukora kugira ngo nawe ureye ko wakwiberaho. Narabibabwiye ko twebwe rwose icyo dushaka nuko abanyarwanda baho neza. Ni muri urwo rwego rero muri kubona ako kafisha aho gapapuro kafishije aho ngaho, muri kureba neza, muri gusoma n'amaso yanyu, muri kubona ibikorwa cyangwa se yamamaza bikorwa by'uwo muntu, ibyo akora, ibyo afasha abantu online cyangwa se akabibigisha. Mw'ibyo bintu byose ibyo ni ibigenda ababizi ababireba byose. Buri wese ari kugenda asoma point azarebamo uwo muntu amurebe kwizo nimero, amubwira ati hari ikintu kiniki nkurikije icyo nabonye hano, hari icyo wamfashamo kugira ngo mbashe guteza imbere ibyanjye cyangwa se kugira icyo najya bitewe n'ibyo uri kubona aho ngaho. Mukomere rero kandi iki kintu mugizirikane ku banyarwanda badukurikira aho muri hose, haba mu Rwanda, bari hanze ashobora wenda kubikora online, wenda niwamenya cyangwa se n'ahandi nuko nguko. Bakunzi bacu, bakunzi bacano yacu kuri Ganza Shekina, twongeye kubasuhuza aho muri hose ndetse naca no kuri Tsinda. Mwese mukomere cyane mudukurikira, abadukurikira mwicecekeye, abadukurikira muduha like, share ndetse na commentaire. Mwese turabashoboje twese kandi turabishimira, tubabwire tuti turi bamwe. Abadukunda turi bamwe, n'abatwanga mwese mumenye ko twese twaremwe n'Imana imwe kandi Imana idukunda. Nibyo rero tugomba guharanira yuko twese twamera neza kandi tugaharanira yuko twese twakunga ubumwe, tukunga ubumwe muri Kristo. Uyu munsi rero turigarukiye, ndabona cya kibazo ku kibazo cy'u Rwanda. Mwarabyumvise muri za ntambara zikirwanwa na n'ubu mu gihugu cy'Ubwongereza ku cyerekeye impunzi. Mu Bwongereza ati hari amabanga akomeye atarigeze avugwa, hari amabanga menshi atarigeze avugwa, ndetse kugeza nubwo bari mu rukiko ku cyerekeye cya kibazo cy'impunzi. Naho tugiye kuza hano rero turajya muri Denmark, naho ndabona byabyaye amahari. Ndabona ibintu bikomeye cyane, wasana nabyo byongera ugasanga uburayi bwose hari, ndabona rugiye kuba ikirego hagati y'u Rwanda n'ibi bihugu. Muri rusange niho turi bwibanda uyu munsi mu gihugu cya Denmark. Hari abanyarwanda naho
tujya tubonayo benshi. Turabigarukaho rero. Turibaza cyane u Rwanda ruri kujya mu Bwongereza gushaka impunzi rurazibuze, ariko Ubwongereza ngo babahaye kashi nyinshi cyane. Yezo ngo byageze mu rukiko aravuga ati ari amasezerano akomeye cyane, cyangwa se byo twasinya, amasezerano twasinyanye harayo bemeye ko yavugwa, ariko ari naho byavuze ati uramutse ayo masezerano muyavuze yasiga akubise igihugu cy'Ubwongereza hasi cyane. Abantu bibajije ese izo ngingo zitagomba kujya hanze zishobora gusiga zisenya Ubwongereza, kuko izo ngingo ni izihe? Bamwe bagakubita ingingo bati iyi ngingo ni iyi ngiyi, abandi bati ni iyi ngiyi. Ariko buriya mbabwiza ukuri ntagahishe kajya gahishwa burundu. Buriya byanze bikunze totally bizageraho bizagaragara ibyerekeranye ari amasezerano n'izo ngingo bagiye bahisha. Urabibona nyine nibyo navuze, ni hari abantu Rumumba yarapfuye bamutwara iryinyo rigarutse nyuma y'imyaka n'imyaniko, wasanga bamwishe nabo batakiriho, ariko kuri kukajya hagaragara ko kavuga uko byagenze kose nuko bamutwitse. Na biriya rero uko bizagenda kose ari nige ibintu by'ubu kubera n'ikoranabuhanga n'abantu bafite ukuri kwinshi basigaye banihutisha ibintu, ejo bundi tuzaba tubimenye byanze bikunze. Danimarike rero nayo urabona ko zabyaye amahari hagati y'amashyaka n'abandi iyo byajemo na politike, rero ushobora gusanga byabaristinze nko mu Bwongereza. Hano turi kurwana ibintu by'impunzi. Ari umuntu wa Kangondo wigeze kunyandikira abona iyi nkora avuga ati atabagiye Busanza amaherezo ntiwasanga naho bihindutse nka za nzu za $1 campaign. Urabona zira nzu ngo bari bubakiye abana b'imfubyi za genocide bakabashyiramo, abana nabo twabonye aho bakora aho bagenda bavuga bati ntago twamenye uko badukuyemo, kandi zari nzu zagenewe abana runaka, ari abantu bateranyije kugira ngo babukire. None kubera kwitegura za mpunzi zo muri mu Bwongereza bati mutoke muvemo, kandi zira nzu buri nta nubwo ari n'iza leta, niba zarubatswe ku nkunga bubakiye abantu, buriya ziba zifite ba nyirazo. Ni kimwe rero n'uwo wasanga afite amakiye afite akora ati izi nzu za Busanza, kandi umva ko zira nzu zirimo akabazo, bati ntago ari umuntu ntafata icyangombwa bwiteho, ko ubona ko n'akarere nako intara umujyi wa Kigali nawe wivanga ati nibura twazabegura mu myaka ingahe. Ayo masezerano wasanga bigeraho bikanacika, bigoreza bakavuga bati muvemo n'ubundi si ibyanyu. Heza no mu Rwanda mu itegeko rigira ubuse amategeko arubahirizwa hehe? Ntibyagutaga bavuyemo nubwo zimeza tukazitunganya. Twabonye barahira ko babonye impunzi nyinshi ajya nyavuga nti kubera ko twavuze tuti ari ukodesha ubutaka, amaherezo n'ubwayo waza hakubwira bati bazajya baza bavuga bati n'ubundi se ntura ku cyangwa wasinyiye ko bukodesha, urabukodesha nyine umukode genda, sibyo butaka bwambuwe abantu. Twigiraho twikomereze muri Danimarike ahangaha, ariko tubibutse banyarwandakazi mudukurikira muri mu Rwanda, turabashuhuje mwese mukomere cyane, abari mu mahanga, bari mu bihugu bigiye bitandukanye, namwe ba Danimarike namwe turabashuhuje cyane. Bariyo ba Danimarike ba Mukankiko tubona muri Danimarike n'abandi muri kumwe, mwese turabashuhuje kuri channel zacu, mukomere cyane rwose. Abariyo b'Abanyarwanda kandi twifuza yuko tutazajya tuvuga tuti turashaka gusuhuza Abanyarwanda, bari ahubwo tuzadukubitana mu biganza twese, igihe tuzaduhuye hano i Kigali twese turi kuvuga tuti mukomere dusangira amarwa, tutangira ikigage nturire n'ibindi. Twikomereze rero ngo Danimarike uko bimeze. Amasezerano rero yo kohereza impunzi mu Rwanda yatangiye guteza umwiryane mu buyobozi. Murabizi hariya mu Bwongereza uko byagenzeho n'umwiryane udasanzwe ukomeye cyane, mbere guteye ubwoba. None mu gihugu cya Danimarike haravugwa ubwumvikane buke hagati y'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza yo bita Social Democratic Party, n'ishyaka rikomeye mu yari ashyigikiye muri rusange. Urumva na amashyaka abiri, hari ishyaka rikomeye hari n'indi ryari rishyigikiye, none ubu ngubu zabyaye amahari. Ishyaka riharanira ubwisanzure n'imibereho myiza iyo bita Social Liberal Party cyangwa Parti Liberale Sociale, hejuru ya gahunda yo gufatanya n'u Rwanda kubaka ikigo kizajya cyakira abasaba ubuhungiro birukanwe muri iki gihugu. Ariko nibaza u Rwanda Kongo iri hari ikubye u Rwanda inshuro 89, Sudani iri hari nayo ikubye u Rwanda inshuro n'inshuro, hari ibindi bihugu. U Rwanda mu by'ukuri
arajya dukora ibingibi muri commentaire arabaza avuga ngo ntibababwiye ko ari igihe muzasiduka u Rwanda rutuwe kandi burya ikintu cyanavuzwe n'abayobozi bakuru mujye mwitonda cyane ibaze ngo ari igihe muzabona u Rwanda rutuwe n'abanyamahanga gusa ukabivuga kandi nawe uri umunyarwanda ibyo biragushimisha kuba u Rwanda rwaturwa n'abanyamahanga gusa cyangwa se benshi abanyarwanda aribo bakeya icyo ni ikintu gikwiriye gushimisha umunyarwanda tujye tureba burya tunanavuge tunanigaye vraiment ntago ngiye icyo kintu nagifata nk'ikintu cyiza abantu bakunda ibihugu byabo ariko kumva ko abanyamahanga aribo baba benshi mu gihugu cyawe ntago bino vraiment ndi convaincre y'ibi ngibi ngo n'inkomoko y'ubwumvikane buke n'uruzinduko mu Rwanda mu ntangiriro z'uku kwezi rwa minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka no guteza imbere ubutwererane muri Denmark abayobozi b'u Rwanda mu nama bagiranye bemeje ku mugaragaro ko rwiteguye kwakira abasaba ubuhungiro bazava muri iki gihugu cyo muri Scandinavia u Rwanda ruzakira impunzi zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo u Rwanda rwakira impunzi zo mu Burundi u Rwanda rwakira impunzi z'abashinwa z'abadage z'abaki zose ko zitarahamagara ariko muri Ukraine kuki batabazana ko nabo bahunze kuki batabazana muri biriya bice naho ko mutabazanara umenya u Rwanda ruzakira u Rwanda rushobora kuba ruzimiltiplyamwe ibihugu byinshi ku buryo ruzashobora kubona n'abanyarwanda bari kuvuga ko bafite ikibazo bari gukangurira abantu kubyara babashoboye kurera ngo bakeya kubera ubutaka bari gutuza abantu munuza mu mazu agerekeranye kubera ubutaka butoya none dukeneye n'abandi niba ari no kwiga ku buryo ubwo butaka n'ubusigaye bwabyazwa umusaruro noneho inkomoko y'ubwumvikane buke n'uruzinduko mu Rwanda twabibonye noneho kuva ku ya 9 Nzeri ibihugu byombi byasohoye itangazo rivuga ko uburyo buriho bwo gutanga ubuhungiro budakora neza kandi hakenewe ibisubizo bishya noneho minisitiri ushinzwe abinjira n'abasohoka muri Denmark wo bita ngo niba ari Bavard Beck niko ndi kubibona hari niba ari Denmark nibwo niko babisoma sinzi yagize ati nishimiye ko twumvikanye ku masezerano ahuriweho n'u Rwanda yemeza ko ari icyifuzo cyacu cyo gushyiraho uburyo abasaba ubuhungiro bashobora kwimurwa bava muri Denmark berekeza mu Rwanda ukuntu Denmark ari igihugu cye ariko rero nge mbona hari igihe u Rwanda ahubwo ruzakereye ibyihebe rwizaniye bindi ngo nyankuruzi ya nyankwega umuntu mukuye muri Scandinavia ziriya pays Scandinavia ni ibihugu byiza cyane za Denmark ni ibihugu byiza cyane baryoshye rwose izi caguwa mubona ziza muri Afrika abantu babiyambuye imyenda ubona ko iba ni mishyashya ubona imodoka bajugunya ku muhanda n'ibiki ubuzima abashomeri baho babaho bahembwa ukamuzana mu istrago yo mu Rwanda natwe tubona byatuyobeye turi abanyarwanda nyirizina tunamenyereye ikirere n'iki ukamuzana rahira uko bizagenda akibuka ati ngena indi Denmark u Rwanda rubarizo ruza runteruka yurugira gute nta wamenya ariko politike zanyu ko ziba zimeze noneho tugomba gukora ku buryo impunzi nziza ziza mu Rwanda hashingiwe ku bitekerezo by'ubutabazi ngo ni ku bitekerezo by'ubutabazi nka gahunda y'impunzi y'umuryango w'abibumbye kandi atari zishobora kwishyura abantu binjiza abantu magendo no gufata urugendo ruteye akaga bambuka inyanja ya Mediterane none se ubundi bazaye bageze Denmark n'ubundi bakabazana mu Rwanda bazaba hageze se bagurutse muri izo nyanja ntibazaba bazigize n'ubundi ntago akaga kazaba kavuyo kamemo kazaba kakiri uzajya ugwamo azajya agwamo ntukomeza hari yagire sibyo kimwe nuko ari abazajya bagira mu Rwanda bakongera bagasubira Denmark twagiye tubibona nese ikibazo kizaba gikemutse none igitekerezo cyo kwakira impunzi ziturutse mu Burayi zijyanwa muri Afrika ngo cyatangijwe n'ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza muri Denmark muri za 2018 nubwo byari bimeze bityo ariko ngo abanyapolitike benshi babonaga ko bidashoboka kubera ko babonaga ubwo wowe uri umunyapolitike wakwemera yuko mbega mirira bintu ngiye mbifata hari n'abazajya bifata nko kugambanira impunzi umuntu yigera hano hezuje kwa mukura ngo muzanye hano nawe yahunze umunyafrika wahunze Afrika ageze i Burayi ugiye kumutera umugare muri Afrika ibyo ngibyo wowe ntubona ko mugambaniye njya mbivuga kandi nkabisubiramo kandi warangiza ukavuga ngo abazungu baza gukoloniza Afrika abazungu baza gushyiraho amategeko yabo muri Afrika no n'ibiki no kunyunyuza Afrika
noneho nurangiza nko ahubwo ngiye mbona ahubwo wakagombye gushyigikira yuko ushatse wanashaka uburyo abaturage bawe nabo bajyayo ahubwo bakajya ku exploiter bya bindi byajyagayo. U Rwanda rufite abashomeri benshi cyane ariko uzarebe ahubwo bari bo bahagombye kuvuga ati abashomeri cyangwa murebe uburyo mukorera amafaranga hirya no hino, muzane mushore mu nganda, mukore ibiki n'ibiki, tubona abashoramari benshi mu Rwanda. Ariko si ibyo ngibyo babikorere ndetse di yewe njya mbibona cyane. Hano hari umuntu yigeze kutwandikira tuvuga ariko ko mu myaka yashize ya kera habagaho ibintu by'amaburusi, ukabona nk'umwana wagize amanota menshi bamuhaye nka burusi yo mu Buholandi, yamuhaye burusi zahe mu Budage nahe. Ibyo bintu biracyabaho. Kera ubu ngubu ziracyatangwa izo burusi nk'uko zatangwaga icyo gihe, cyangwa hari ukundi byagenze. Ngo ariko rero mu mwaka wa 2021 ishyaka ryabashije kongera igika gishya mu mategeko ariho agenga abinjira mu gihugu binyuranyije n'amategeko. Iki gika kikaba cemera kwimurira abasaba ubuhunzi mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere mbere yo kwiga kuri dosiye zabo, ariko bakarindirwa aho boherejwe. Mu bikorwa ayo masezerano ngo asobanura kwimura abimukira bose bageze ku mupaka wa Denmark badafite icyemezo cy'impunzi mu Rwanda. Mu gihe bageze mu Rwanda, dosiye zabo nibwo zakwigwaho, zakwemerwa, bagahabwa uburenganzira bwo gutura by'agateganyo mu gihugu bafite uburenganzira nk'ubw'abandi baturage bo mu Rwanda, hakurikijwe amasezerano y'umuryango w'abibumbye agenga impunzi. Hagati aho rero ariko nk'uko iyi nkuru dukesha icyo bita Court House News avuga ngo ishyaka Social Liberal Party risanzwe rishyigikiye Social Democratic Party iri ku butegetsi, ngo ryabwiye Minisitiri w'Intebe wo bita Mete niba ari Frederic Kesen ko rizahagarika kubashyigikira mu nteko ishinga amategeko n'ubushake bwo gufatanya niba amasezerano bagiranye n'u Rwanda ashyizwe mu bikorwa. Urumva rero ko ariho zabyariye amahari. Iri shyaka rero ryashyigikiraga ryo ku butegetsi riti aya masezerano nakomeza kuba koko, ayo masezerano tuzayasesa, ntabwo tuzabyemera. Wasanga iryo shyaka rigizwe n'abimukira benshi, akaba ribona bari kubuza abantu amahirwe, ariko babuza abantu kwiberaho, kuri umuntu muri Denmark. Noneho bikaba bivuga ko uyu mwuka mubi waje mu gihe amatora muri iki gihugu yegereje, aho yari ateganyijwe muri Kamena mu mwaka wa 2023, ariko akaba ashobora kuba mbere muri uyu mwaka. Kimwe mu binengwa cyane muri aya masezerano y'ubuhunzi ngo nuko guverinoma ya Denmark idashobora kugenzura niba u Rwanda ruzubahiriza amategeko y'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Aba bantu ni abantu beza, ngira ngo iki kintu ni nacyo bagize berekanye mu Bwongereza, batu Rwanda ntirwubahiriza amategeko y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Abanyarwanda barataka, barababaye, bagize gute ibintu byinshi mu Rwanda, bishimuta mu Rwanda, bibiki n'ibiki. Ariko twagiye tubibwira rero rwabona ko u Rwanda rushishikariye kugira ngo uko rubone bari hano, twagiye rubagatse mwajye muhariza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse political space ka mu gihugu. Ibiki byo kwirirwa muhohotera abanyarwanda muzabigira mu ingaruka zari zaza se zizaza. None ikindi nuko ngo Komisiyo y'Uburayi yanenze ku mugaragaro igisubizo cyo gushyiraho ikigo cyakira impunzi mu mahanga, ahanini kubera ko kinyuranyije n'amabwiriza ya Dublin agenga igabana ry'impunzi imbere mu bihugu by'Uburayi, ariko kandi kubera ko abasaba ubuhungiro bafite uburenganzira bw'ibanze bwo gusaba ubuhungiro bageze mu bihugu bishya, nk'uko umuvugizi wa komisiyo yabwiye ikinyamakuru cyo muri Denmark cyo bita Artigent, niko yabivuze. Muri rusange rero Nikora yo bita Feitetan, umushakashatsi mukuru mu by'amategeko agenga impunzi mu kigo cya Denmark gishinzwe uburenganzira bwa muntu, mu kiganiro cya Court House News dukesha iyi nkuru yagize ati Denmark iragerageza kohereza mu mahanga inshingano zo gutunganya dosiye z'ubuhunzi no kurinda impunzi. Nicyo we yavuze. Yakomeje agira ati ariko birumvikana ibyo bisanzwe biba mu rwego runaka mu Burayi,
aho tugabana abasaba ubuhungiro nyuma yo kugera mu gihugu. Ariko itandukaniro ry'ingenzi ni uko ibihugu by'i Burayi bifite amahame n'amategeko amwe, ntabwo ariko bimeze kuri Danimarike n'u Rwanda. Hariya biriya bihugu bifite uburenganzira, bifite amategeko bihuriyeho, byose bihuriyeho, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, buryo umuntu ashobora kurenganurwa cyangwa se n'ibindi. Ariko se Danimarike, umuturage muri Danimarike arahembwa igihe ari umushomeri, mu Rwanda se arahembwa. Hariya abaho wenda gusimburanwa ku butegetsi n'ibiki, hano se bibaho. Ibintu byinshi buriya tudahuriyeho n'ibihugu byateye imbere, yaba ari ubukire, yaba n'ibiki n'ibindi byose. Muri rusange ikibabaje cyane ahangaha ku banyarwanda, hari izo mvugo zivuga ngo hari igihe uzasanga igihugu bimeze gutya, njya mbona bimeze gutya. Hari ibindi banyarwanda ubwabo bavuga bati n'ubutaka bwacu turi kubwamburwa, ugasanga umunyarwanda ubayeho yari umuhinzi cyangwa wagombye kurya imboga yahinzemo uko bategenda ijya gutura muri etaje, atazagenda ngo agire icyo abonamo nk'aho afite akazi. Biriya bintu ubundi ntabwo byagombye gukora ku muntu uri gushakisha ubuzima. Ahubwo gutura muri etaje zagombye kuba inzu, urabona bagombye guha wenda tuvuge nk'ikiriya nzu y'icyumba na salo cyangwa ibyumba na bibiri na salo, hagombye kuba ari nk'iy'umusiribateri wahawe akazi na leta, bakunda abantu birangirije segonderi, kaminuza, atarashaka, bakavuga bati genda ubu ubaye hariya mu gihe ushakisha inzu yawe. None uratera umuryango w'abantu 10 ngo uwujyanye hariya, urumva ibyo bintu bibaho. Aho bitandukaniye nk'uko Tani abivuga, Danimarike irashaka gushyira umukono ku masezerano mpuzamahanga no gushyiraho amasezerano y'igihe kirekire yemejwe n'amategeko. Ati amasezerano yemewe n'amategeko ashyiraho izindi nshingano na garanti byo ku rwego rwo hejuru ku basaba ubuhunzi bimuwe. Agomba kandi kunyura mu nteko ishinga amategeko igenzura neza akamaro kayo muri politike. Tani yavuze ko afite impungenge 3 kuri ayo masezerano. Ati icyambere nuko u Rwanda rwatanga inzira yo gutana ubuhungiro itujuje ubuziranenge mpuzamahanga. Kugeza ubu bagaragaje gusa ubushobozi bwo gutunganya ibyifuzo bisaba ubuhungiro mu matsinda aho kuba umuntu ku giti cye. Uri kumva? Ati icyambere nuko u Rwanda rwatanga inzira yo gutana ubuhungiro itujuje uburenganzira mpuzamahanga. Kugeza ubu bagaragaje gusa ubushobozi bwo gutunganya ibyifuzo bisaba ubuhungiro mu matsinda aho kuba umuntu ku giti cye. Ati cya kabiri, ndabaza niba impunzi zizagira uburenganzira bumwe ku mazu, uburenganzira n'imibereho myiza bisabwa n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Icya gatatu, amasezerano ashobora kugera aho guharirana inshingano hagati y'ibihugu. U Rwanda rusanzwe rwarakiriye impunzi 130,000. Tani yavuze ko hari andi masezerano. Ibaza ariko kuba twarakiriye impunzi 130,000 mu gihugu nk'iki cy'u Rwanda, 130,000, igihugu gituwe na miliyoni 10 na zingahe? Si byo se? Igihugu gituwe na miliyoni 10 na zingahe, harimo impunzi kigiye kirakira impunzi 130. Ku mugani ushobora kuzasanga za mpunzi zibyaye cyane zizanaruswe n'abaturage, cyane ko hari uburyo bwinshi buri gutuma abaturage b'abanyarwanda kubyara byanga. Uzare nk'urubyiruko, abagabo benshi basore nta kurongora, keretse abonye umukobwa uzarongora akitunga ufite ubushobozi cyangwa ufite uko yibeshaho. Bishatse kuvuga ngo iringaniza mbyaro mu Rwanda cyangwa bituma abanyarwanda batabyara. Hari ibyo ngibyo byo kugira ngo ujye muri buriya buryo bwo guhagarika imbyaro, nyakubuhagarika ari n'uburyo bwo guhagarika imbyaro hashingiwe ku bukene. Kuko nawe ushobora abantu kugira ngo ashinga urugo avuga ati nzarushinga se nzabaho gute? Nubwo habaho kuriya byo gutera inda abakobwa, ugasaba umukobwa yirirwa ruha, ariko kugira ngo azabyare abana 2 cyangwa 3 nabo bimeze gutyo, kandi nabwo ntazanabona. Bishatse kuvuga yuko ni ya makimbirane ahora mu banyarwanda, kubyarana n'umuntu kamuta, nibyo bihora mu ngo n'ibiki. N'abanyarwanda kororoka kw'iki gihe bizagorana kubera iki? No kuvuga ngo icyo kuringaniza imbyaro cyabayeho gishingiye ku bukene abantu bafite, kikavuga kiti dustopera ahangaha. Ni ibibazo nyine, impfe nyine aho kugira ngo umuntu atapfe nyine, aho kugira ngo apfe wenyine
kugira ngo azavuga ati nzabyara umwana w'urukwabo. None Natani yavuze ko hari andi masezerano ashobora kubuza abantu binjira abandi mu buryo bwa magenda. Ati yavuze ko hari andi masezerano ashobora kubuza abantu binjiza abandi mu buryo bwa magendo kungukira mu ngendo ziteye akaga mu nyanja ya Mediterane. Avuga ko nk'urugero ibihugu by'Uburayi bishobora gufatanya n'ibihugu nk'u Rwanda na Misiri mu gutunganya dosiye z'abasaba ubuhungiro mbere y'uko bagera i Burayi. Bivugwa ko nubwo bishobora gutakaza inkunga y'ishyaka riharanira imibereho myiza no kwishyira ukizana, iri shyaka riharanira demokarasi ishingiye ku mibereho myiza y'abaturage kuri ubu buryo rikomeje gahunda yo gushinga ikigo kizajya cyakira abasaba ubuhungiro mu Rwanda baturutse muri Denmark. Ni ukuvuga ko rero gahunda iryo shyaka rikomeje kuyigira gutya. Izi mpunzi zo muri Denmark ko ari byo twibazaga ahangaha mu by'ukuri nicyo twari tugamije. Buri abanyarwanda benshi akenshi nta nubwo baba banazi ibiri kubera mu Rwanda uko bimeze, ntago baba bazi ibiri kuvugwa, ntago baba bazi ibiri gupangwa. Izi nkuru ziba zizwi n'abanyarwanda bake. Buri ushobora gusanga ndetse nk'abatuye wenda nko ku Kibuye bakamenya bati hari impunzi Kiziba, ariko hatari impunzi hari igihe batabazi ngo hano hari impunzi. Nk'uwo Kigali hari yatazi ngo impunzi, cyangwa se mu Rwanda bakira impunzi mu buryo bumeze gutya na gutya gutya na gutya. Aha rero ukaba wibaza impamvu batajya nko mu bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nini, batajya muri Sudani, batajya nko mu bihugu bya Uganda buriya biruta u Rwanda cyane, batajya nko mu bihugu bikomeye. Hari ibihugu byinshi bigiye binini cyane mu buryo bugaragara bitangana n'u Rwanda. Icyo ni icya mbere ngewe nibaza ku giti cyanjye. Ikindi cya kabiri, u Rwanda rufite impunzi ubwazo bwinshi. Abaturage benshi bahunze u Rwanda kera guhera muri za 59 hari abo numva ngo bakibera none bavuga ngo ntitwagaruka. Hari abahunze muri za 94, hari n'abagihunga ubu ngubu kubera ibibazo byinshi, ibibazo politike, ibibazo by'imibereho mibi mu Rwanda. N'iki u Rwanda rurajwe inshinga ni kwakira impunzi z'abandi kubera ikirwa ahubwo rutarwana no kugira ngo rwakire rushaka ko abanyarwanda baruhunze baza mu gihugu. Kuki rudashaka iyo solution ngo ruba ariyo ruvuga? Abanyarwanda bahunze igihugu nekereza ko baruta ni benshi cyane. Bagiye gukora statistique yabo, ari ababarurwa n'abashanaseri n'abatabarurwa nayo. Kuki ahubwo batagenda ngo babwire Denmark, babwire Ubwongereza bati nubwo mushaka ko twimurira impunzi tuzana impunzi, ariko muri rusange turababwiza ukuri yuko ikibazo cy'impunzi wacu kiratubangamiye, kiraturemereye cyane kuko dufite abanyarwanda benshi baduhunze. Ahubwo dukora iki kugira ngo abanyarwanda bahaguruke bagaruke iwacu? Si byose ahubwo se nibura u Rwanda nibishatse no kuvuga yuko niba hariho ubwo bwumvikane bwa Denmark n'u Rwanda, ishobora no kujya mu kindi gihugu no muri Afrika nabyo bikumvikana. N'umunyarwanda nawe wahungayaga na Denmark cyangwa i Burayi babyemeje gutyo, nawe byaba bizibiye abanyarwanda kuba bajya i Burayi. Si byose habayeho ayo masezerano. Bishatse kuvuga ngo FPR iri ku butegetsi uyu munsi, ishobora kwibwira ngo twebwe tushatse twajya Denmark, twajya mu bihugu by'i Burayi ko twishakiye kubera ko turi ku butegetsi. Turi ibinyabiziga ndakumirwa, ntawe uzadukumira. Aho tuzashaka hose tuzahajya tuhinjire kandi tuhasohoke neza. Ukibwira ko ari gutyo bizahora. Ejo bundi hari igihe ushobora kuba utari ku butegetsi bikaba ngombwa ko nawe waba impunzi. Wagera i Burayi waruvuze ati niho ngiye gushakira ubuzima, wahagera bakaguterura bagusubiza muri Afurika. Ibyo se bizabashimisha? Ntabwo bizabashimisha na gatoya. Kujya i Burayi k'umunyafurika kuri we uko mbibona ntaki bwo k'umunyafurika akaba yagenda. Hari abajya kwaka ubuhunzi ndabizi buriya habamo kata nyinshi. Hari abagenda bitewe n'ubuzima nyine, akaba yabeshya ati kubera ubuhunzi nibi akabona kubira bihugu by'i Burayi rero kugerayo bakwemereye, uratura ugatuza ugatunganirwa, ukabona akazi, ukaboneramo ibyiza byinshi utari kubonera muri Afurika. Ariko ku nkotanyi bo cyangwa se FPR bo kujya mu Burayi bakabagirayo bitewe n'ibibajyanyeyo cyane uko bafite imbaraga bo kujya ntawe uzabaterura ngo bazane. Ibyo ntacyo bibabwiye ko umunyafurika yagera yakagaruka yaragiye gushakira ubuzima hagaruka. Mwaretse abanyafurika bakajya gushakira ubuzima ku isi. Bya bihugu mwirwa mwirukankamo, warangiza ngo tuzungu kandi mwebwe mwirwa mutwirukankamo. Biruzi ko uba uri kwitega umutego
uba uri kwizirika ikiziriko nawe gishobora uba uri gutega abandi umutego nawe ushobora kuzagwamo igihe cyose utazaba ufite bwa bubasha. Ntekereza ko bitazabashimisha kandi n'umuntu uwo ari we wese bitashimisha nk'umuntu uharanira amahoro n'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu. Nubwo rero bashingira bati mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwa muntu buhari, nka biriya bihugu ngira ngo ku nyungu z'u Rwanda ntabwo u Rwanda ruri kuzana bariya abantu b'impunzi kubera ko ari uko u Rwanda uko rufite impuhwe ngiye niko mbibona, si impunzi ahubwo ni ya politike. Njya nkunda kuvuga ngo muri politike nta rukundo ni inyungu, si byose siyo principe yanyu, ntabwo ari urukundo rero ni inyungu. Nko mu Bwongereza bavuga ko bamaze kubahereza kashi nyinshi cyane, tubizi icyo zaba zarakoze, niba natsindwa bazazisubiza. Ariko ikintu nababwira nuko ibi bintu byo guhora abanyarwanda duhora mu ibi bintu bya muzunga n'impunzi, abanyarwanda barahunga umunsi ku munsi, abanyarwanda barakennye barababaye, bazitura abanyarwanda ngo bafungure igihugu, abanyarwanda bave mu yankro y'intuza ya gereza abantu dusa naho turimo, afungure imipaka tubane neza n'ibihugu turimo, abanyarwanda batraverse bagere ku isi hose aho bashaka. Biriya niho kuzibira umunyarwanda, kandi buriya buryo bwose abantu bakoreshaga nize nari abajyo bagakira bagiye ari impunzi. Nta mpunzi z'ibirindi, si byose. Ubuze nk'urugero, abari ku butegetsi barahunze bahungira Uganda, abandi bahungira Burundi, hari n'abageze iyo ngiyo za Amerika na hehe. Uvuze nka Kongo, tuvuge nk'iyo uhungira Uganda, uburyo uhungira ahantu kubera kubona ko wizeye umutekano kandi hari ikizo hakurikiye. Uvuze nko Burundi, iyo uhungirayo cyangwa se Uganda, wagerayo bakavuga bati turabimuye tubajyanye muri Kongo, tubajyanye muri Kongo, ubizi neza ko Kongo buriya yari inshuti wenda na leta yari iriho. Urumva ubuhemukiye umuntu. Cyangwa se tuyimuriye muri Libya mu butayu, uziko nibagera izuba rizabakaranga. Wenda baravuga bati icyo bihugu bya Denmark n'iki bizagumya bibafasha, ariko ni wamenya ngo bizafasha mu gihe kingana iki cyangwa se mu buryo bumeze gute. Icyo bareba no kuvuga ngo ibyo batubwiye ni ndiyo bwana. Bari abazungu iyo abanyirabura bagezeho cyangwa abo barabu n'abandi bagezeho bagiye gushaka ubuzima, babona bababereye umusaraba, bakavuga bati baje kutubera umuzigo w'igihugu cyacu, baje kuki se bo babanga FPR tujye tubabaza ibintu kubera icyabo bazungu banga abo bantu. Ibyo byose by'urwitwazo ngo ni ukugira ngo bagabanye urujya n'uruza rw'aho hantu, bishatse kwerekana ngo kiriya gihugu tugiye kubatamo ni nka gihonomu, badufasha nka gihonomu, bityo uzareba akabona ko zoherezwa mu Rwanda ya gihonomu bafashe nk'igihugu kibi n'agasuzuguro kenshi. Umva, reka mugera i Burayi mugereyo babakubite muri za sinzi umwana nabonye avuga ngo ni ruhomba ngegera. Izi bisi hano bundi abantu bagenda no mu Rwanda, wari wabona ministre muri bisi hano mu Rwanda muri taxi, izi ngizi mini bisi wari wabona meya, umuntu wabonye meya cyangwa se akabona gitifu w'umurenge muri bisi, azamumfotorera munyereka ati dore yari wenda ushobora gusanga pare hazari wenda hari uwagiyemo, wenda wasanga uko bibaho, ariko ni karare ntagiye uzasanga byagenze gutyo, sibyo? Ntawe uzasanga ari ateze ahagaze ku muhanda. Ari izira bisi ari ukuntu hano tuzifata, umuntu babonye ateze cyangwa se yashyizwe ari muri bisi babibona ukundi kuntu. Ntago abanyarwanda mu kwiyemera kwabo ntago bikunze kugira, ntago bikunze kuba, cyane ko na president w'Ubufaransa yageze akavuga ati ntago nagenda mu izo bisi mugende, akabereka nyine yaberetse ko igihugu cyari igihanga. Nyiratse kuvuga ko abayigiyemo nabo kuba tarajyanyemo n'abandi habayeho kuri kwabasuzugura, reka bajye babasuzugura, ejo bundi baze n'ubundi babagaraguza gati ngaho mu Rwanda niho bazashaka kugira ngo uzarebe, sibyo? U Rwanda nirwo bazafata umunsi ku munsi. Inkunga yo dupfukamunwa, indege gaturuka Buruseli ngo yikoreye udupfukamunwa, wumve udupfukamunwa bashobora kujya ukibaza mu Rwanda nta bitambaro bikora udupfukamunwa, nta kitupfukamunwa. Nkaho banarebye batabwo tubaye inkunga ko abanyarwanda bakennye n'iki dukore n'umuhanda runanga impfukamunwa, amafaranga yakozwe dupfukamunwa bayahereje agafasha abana b'imfubyi, abana b'abakene, abana bari gusabiriza, abana baba ku mihanda n'abandi. Niba uko baba bakunze abanyarwanda, u Rwanda turuhaye inkunga
y'inkingo za covid, sibyo, bakaza bagahera ku bantu bafata bakurura ku ngufu bajya gutera. U Rwanda nirwo ruhita rwakira ibyo bintu by'abazungu rugashaka kugira ngo rubu rwa mbere, sibyo. Barangiza bakaza imbere y'abanyarwanda, twarabwiwe n'abashakashatsi n'umuntu twizeye umeze gutya yuko mu myaka 20 cyangwa 15 izo nkingo zizaba zizagira ingaruka ku bantu, ariko kugira ngo upfejo wenda wazategereza iyo myaka. Ngo mbwira umwana w'imyaka 5 ubu ngubu ugomba guterwa irushinge, cyangwa se imyaka 10 ugomba gutirwa urushinge rwa covid, tuvuga imyaka 5, uzagira imyaka 25 ari ikindi kintu. Ushobora kuba wahindutse igikoko, cyangwa se warashisha ibintu ku mubiri, cyangwa se warahungaguritseho amatwi n'ibindi, kuko kugeza iyi saha nta kintu Minisiteri y'Ubuzima irerekana gishobora kuzakuraho izo ngaruka zavuze. Twaraziyumviye n'amatwi yacu babivuga, twako kuzagira umuntu tubeshya, twarabyiyumviye n'amatwi yacu babivuga yuko ibyo bintu bizaba. Ngaho mbwire, ariko tukakira ngo bize dukubitagura abana bacu guhera ku bana b'impinja. Iki kintu uko mubikora muba muri mutekereza abanyarwanda, ni alternative, ni solution izaba mu gihe ibyo bizaba bigenze gutya. Ababyeyi bagakombye kubaza Minisiteri y'Ubuzima icyo kintu, sibyo. Icyo kintu niyo mpamvu njye navuze nti stop gutera abana b'impinja izi nkingo, abazitewe rwose. Ubundi zira nkingo uko mbibona niba ko ari inkingo zo kurgira, kuko no muri iyo myaka 25 harimo abatayigeze. Siritu nko ku bantu bafite nko mu myaka nka 80 n'urugero, burya na 70 yayigira. Burya munsi y'imyaka 80 ntago akagombye guterwa rwa rukingo, kuko mu myaka abantu bagira no mu myaka 90 cyangwa bakazibona bakareba abantu babona bafite we intege nke kandi babona hari icyo rwabamarira. Ariko kujya gutera abana b'impinja kuzira umwana uzagira ingaruka afite imyaka 25 cyangwa 30, ibintu ntago ari byo. Narababwiye ni mubanze ibyo bintu mubyitondeshe cyane. Numvise bavuga ko Minisiteri y'Ubuzima yuko ngo icyo gikorwa ngo izagitangira weza amafishi mu mashuri kareka. Ibyo bintu ntago rwose bishyigikiye ku giti cyanje. Naravuze nti uzaba yumva bishaka cyakoze ntihazabeho agahato ngo hagira ababyeyi barenganywa ku icyo kintu. Icyo kintu rwose twongera tucyumvikaneho kandi buri wese acyumve. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, kwakira twese ibyo tubonye. Hari umuntu w'i Burayi wambwiye ati ibyo bintu mwagombye kubigiraho amakenga cyane, kubera icyo bandikaho pour Afrique. Inkingo zisohotse bati ibi ni ibyagenewe Afrika, ibi ni ibyagenewe Aziya, ibi ni ibyagenewe Uburayi. Kubera icyabaho iyo kwandika icyo ngicyo, kuki batandikaho ni pour tous, kuki batandikaho ni inkingo zagenewe abantu bose. Aho ni haba ba points wenda bati hatazagira uwibeshya, bakavuga bati wasanga iziterwa mu Burayi zitameze nk'iziterwa muri Afrika. Minisiteri y'Ubuzima ntago yakinira kidusobanurira ngo kibwira abanyarwanda kubera iki habaho ibigenewe Afrika. Ise zifite ntuze kuki bandika ngo ibi ni bigomba kujya muri Afrika, kuki inganda zidasohora inkingo zose bakavuga bati zizagende, barangiza ati zingizajya. Icyo kintu nacyumvise kandi ndakibwirwa n'umuntu ati bihari bigenewe aba naba. Iyo kintu kigerekeranye nawe ngaho. None ndori Danimarika yagize ibibazo, Ubwongereza wagize ibibazo bw'abantu babanye benshi bari kugira gute kugira ngo tubakanga bakujya binjira mu Rwanda. Dore nako mu bihugu byacu hari kuzimu, badufata nko kuzimu buriya, kuko ikintu cyose wakangishije umuntu nuko ubona ko nawe ari kibi. Ati niba babona hari ahantu ntago bazagaruka kubera ko babona ko ari habi. Ibaza ukicara koko kanezerwa ngo ugiye kurya amafaranga, ngo ugiye gushakira inyungu ku muntu ukubonamo nk'ikintu cyo gukangisha abantu, ukubonamo nka gihono, ukabyemera ukajya hariya, wangiza ngo ubuyobozi ngo bubiri. Nge rero nibyo njya mvuga ko bajya baturega ngo kuzebya igihugu, ngo bakarega ngo kwanga igihugu, kwanga iki. Ahubwo mbona ibingi ahubwo ari byo gusebya igihugu mu mahanga, kuko niba amahanga yatangiye gusuzugura gutya kavuga ngo nzaya ngo abantu kugira ngo batazajya baca hano, ngo ni mu rwego kugira ngo abantu batazajya binjira hano. Nko mu Bwongereza mwarabibonye ku icyo kintu, barabivuze cyane. Ubu rubona zataruko u Rwanda gusa. Ariko nyine ibibazo twikoreye ni byinshi kandi abanyarwanda dufite ni byinshi cyane. Bizakemuka bizakemuka kwa kundi nyine twababwiye. Ntago bitera ari uzakemura ibibazo bizakemurwa n'abashaka yuko ubitera ajya hano. Abashaka ko ibisubizo biza bakicara ku ntebe bagashakira hamwe ibisubizo
y'u Rwanda ndetse n'abatuye isi. Buriya u Rwanda ntekereza ko igihe hazaberaho impinduka kuri urugamba turiho, abantu benshi ku isi buriya hari ibihugu byinshi bizitsambura. Nk'izo mpunzi zavuga ziti u Rwanda rwazinyamaza no guhita batujyana, ntazi ibihugu ziturukamo, hari ibihugu nabyo bizitsamura. Si byose kuki ibihugu nka za Senegal n'ibindi bitabakira. Ibintu no kugambanira abantu niko ngiye mbibona. Iyo umuntu yigereye ahantu heza ngewe nagengi batijya hariya nuko rero abanyarwandakazi bakunze b'urubuga rwacu kuri Ganza kuri Tsinda kuri Ganza Shekina, tugannye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tubabwiye tuba twishimye cyane kandi twishimira uburyo mukora ibiganiro byacu, ku buryo mukora like, share ndetse na commentaire ku biganiro byacu. Tubabwire tuti rero banyarwandakazi bakunzi bacu, ikiganiro nahagaruka rero kandi turabakunda. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS Mbera kuri Kigali mu Rwanda mwaganiraga. Tuzongera kandi dukomeze dusaranganye ibitekerezo abari mu Rwanda. Rwose tubabwire tuti iyo tuganira namwe tuba twumva nyine twakomeza tukiganirira, tukungurana ibitekerezo mu buryo bugiye bunyuranye. Hari igihe nibishoboka tuzabahamagara mwese tukaganira, tukashakisha uburyo aho muri muza online, sibyo? Haravuga bati ntago ro mujya mudusuhuza, ikiganiro cyagize haravuga bati ntago mujya mudusuhuza nk'abakurikira kuri Ganza, mudukurikira muri shire, tubasuhuze cyane. Inabari muri Israel mudukurikira nayo muri yo rwose. Abanyarwanda mbona mwarakataje muri ahantu henshi, twose turabashuhuje cyane. N'abari muri USA, Australia, Korea ya ruguru, ndetse n'abari muri Switzerland, Canada, Norway, Poland, Denmark, n'abari muri Taiwan, Puerto Rico na Germany, Sweden, Finland, New Zealand, no muri UK, Brazil, Netherlands na France, Singapore, Belgium, Slovakia, Austria, ntabwo ari Australia. Hakaza nabo muri Portugal, harabajya banyandikira rwose ariko nibura nukora ikiganiro ujye ufata igihe tuba twagukurikiye, twumve ko natwe watwibutse, tumenye ko igihugu cyacu ko natwe tugukurikira. Aba turi gusoma mu ibihugu byose, mukomeze mukore lobbying ndetse nimukagarukire mu gihugu cyanyu. Mushatse narababwiye nimujye munashinga amaklabu yo kuri Ganza, kuri Tsinda, kuri Ganza Shekina, byose ushaka zandikeho izina ashaka ku mupira we, ubundi tujye twumva ngo hari amaklabu menshi yacu, maze dushakisha uburyo twaharanira demokarasi wacu nyabyo. Hari abari rero muri Slovakia, Austria, ari muri Portugal, Ireland, Hong Kong, Latvia, Italy, Saudi Arabia, United Arab Emirates, hakaza Luxembourg, Spain, Ghana, Greece, Vietnam, Czechia, French Guiana, hakaza South Africa, Dominican Republic, hakaza Oman, Senegal, Japan, Slovenia, Thailand, Pakistan, Venezuela, Reunion, Zimbabwe, Cambodia, Kuwait, Philippines, Qatar, Croatia. Abo muri Qatar tubasoza cyane. Hari ibihugu byinshi by'abanyarwanda bihita bigaragaza ko abanyarwanda bakandagiye cyane. Hari abo muri Croatia rero na Turkey, Nigeria, Uganda, nabo hakurya mu kirwa cya Mayotte mukomere cyane. Mayotte mukomere rwose. Iceland, hakaza na Tanzania. Tanzania abaturanyi mukomere cyane. India, Indonesia, Estonia, nabo muri Kenya mwese mukomere mwaranatoye rwose. Mexico, Cyprus na Romania, Malaysia, Iraq, Djibouti, Algeria, Argentine, Serbia, niyo bita Morocco cyangwa se ni Morocco. Mukomere cyane mwese ro twabashobora. Utiyumvisemo hano azi ko akudukurikira ari mu gihugu runaka, twagire ngo ibi bihugu ahanini ni ibifite ntuza, ni ibyo YouTube yemerewe kubamo eligible, yemerewe gukoreramo, bakaba mushobora kuba mureba na publicité zica ku ma YouTube yacu. Ahangaha ndumva muhasobanukiwe.
banyarwandakazi rero hari ibihugu tutagenda tubonamo, mukomere mwihangane, ahubwo mushyireho imbaraga kugira ngo mube benshi nyine mwiyongere, mube benshi mukoremo kampanye ku buryo abantu banyu cyangwa se abantu biyongera cyane. Ntekerezamo ko narimvuze Uganda ko Uganda nabo barimo. Uganda murabe abanyarwanda benshi, mudukurikire muri benshi kandi mukomeze mubane natwe, dukomeze twunganirane mu rugamba turi kurwanana narwo no mu mpinduka turi guharanira. Ikiganiro nakagaruka, Mwizerwa Silva rero Perezida Pesi Mbera kuri ciao.